hari ikiganiro nakoze cyo guca imyeyo, uri kubyumva? So rero mbona hari abantu babikomantinzeho, ntago ari byo, ese ubundi ibyo ngibyo ni byiza, ubundi se bitandukanira hehe? Ubundi ikintu cya mbere ku bibazo mukunda kumbaza, cyangwa se hari n'abantu bajya banyandikira, hari n'abantu benshi banyandikiye bari kumbaza ese iyo miti twayikura, iyo miti ntago ngiye nyifite, nkabarangira nkavuga ati mwajya nko kubagoroza. Nta nubwo nigeze nkora ikosa kuvuga kuri icyo kintu, kubera ko ni ikintu twakuze tubona, ni ikintu twakuze. Ni nk'uko umuntu naza akavuga ngo abakobwa ngo gushaka ngo barabikoze ngo ni icyaha, tuzabivuge ngo ni byiza se? Umukobwa w'umwari yagashatse ari isugi, ariko kubera ko nyine isi yahindutse, ibintu byagiye bimera birya, barabyakira. Uko bijya bibaho, hari igihe umugabo ugira umugabo agata wenda akaba yazana nk'akajambo wenda mwashwanya cyangwa icyo, ariko urumva abikubwiriyemo, kumva arakubwira ngo yawe ngo wakubona gusa ngiyo uko uba nk'abandi bakobwa ngo byari kugutwara iki, wenda akakukomozaho. Hey guys, nizere ko meze neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi. Uyu munsi rero ngiye kugaruka ku kintu abantu bakunda kwibazaho, ni video nakoze. Okay, reka mbere na mbere mbasuhuze, mbifurize kumererwa neza, wowe utameze neza Imana imuhe kumera neza. Niki urumva hari ukuntu ugira gutya ngo hari ikintu nkoze kibi, urumva? So rero ubwo bitameze neza Imana imuhe kumera neza, niko bihora bihinduka, ariko ejo ni heza. Akana igihe ngumya numva ngo hari igihe aba bikurusha, ariko Imana ibibarinda no kuri Klara TV show. Uyu munsi rero ikintu ngiye kwivugiraho, ngiye kuvuga ku kintu nari ikiganiro nakoze, mbona abantu bakivuzeho cyane, mbona abantu babyitayeho cyane, mbona utu video hehe na hehe. Uyu munsi nibyo ngiye kuvugaho. Hari ikiganiro nakoze cyo guca imyeyo, uri kubyumva? So rero mbona hari abantu babikomantinzeho, ntago ari byo, ese ubundi ibyo ngibyo ni byiza, ubundi se bitandukanira hehe? Ubundi ikintu cya mbere ku bibazo mukunda kumbaza, cyangwa se hari n'abantu bajya banyandikira, hari n'abantu benshi banyandikiye bari kumbaza ese iyo miti twayikura, iyo miti ntago ngiye nyifite, nkabarangira nkavuga ati mwajya nko kubagorozi, hari igihe baba bafite ibyo bintu, cyangwa se nkakubaza niba ari umudamu, birashoboka ko umugabo wawe yaragukunze gutyo, hari ibyo wenda byakunyura keretse ubimuganirije ukabona ko nta kibazo. Ariko ubundi itandukaniro ryo kuba rihari rirahari, ahubwo aho bitandukaniye ni uko hari umugabo ushobora kubigukundira, hari n'utabikunda. Ibyo niko bimeze, ibyo ntabwo ugomba kubyitaho. Niba ntabyo ufite, umugabo wawe akaba yaragukunze gutyo, nta kintu bitwaye, kubera ko yagukundanye n'ibyawe byose, kandi ntabwo ari ikosa kuba utabifite, sibyo? Ikindi rero, niba nawe ubifite, ndi kuvuga waraciye imyeyo, niba warayiciye ni byiza, kubera ko hari impamvu bikoze, n'uwagushatse kuba muri kumwe byaramunyuze, ni byiza kuri we, sibyo? Rero hari ahantu nari navuze, ahantu biba bitandukaniye. Ngewe ubundi ubusobanuro ngewe nari narakuye, ubusobanuro ngewe nari narumvise, urumva? Ubusobanuro ubundi buvuga ko mu busanzwe niko abantu bakunda kubivuga, ariko ubusobanuro bwa nyirizina nta hantu bihuriye no kuba ngo umuntu ngo yaba aryoshye undi ngo ataryoshye. Ibyo nta hantu bihuriye, kubera n'ibintu birimo imbere. Ahubwo ngewe ubusobanuro natangaga, hari ahantu nasobanuye ko iyo umuntu atayiciye cyangwa se undi yarayiciye, hari ukuntu iyo umuntu nyine yabyaye, urabona abadamu babyaye barabizi. Navugaga ko umuntu aramutse nyine ubwo wenda se navuga gute, wenda yicaye nabi, nyine ushobora kubona ko bitandukanye, sibyo? Kubera ko hari ukuntu uriya ni umwambaro w'abadamu, umwambaro w'abagore, ni umwambaro nyine urumva iyo wabyaye, cyangwa se iyo urumva iyo wabonanye n'umuhungu cyangwa se n'umugabo, hari itandukaniro ryabaye hagati yawe n'umukobwa utarigeze ubikora. So rero ikintu kibaho aha hagati aho ngaho, ni uko umuntu aba ari ni nko kuvuga se, reka nkwereke, ni nko kuvuga ngo natanga nk'urugero nko gushyira nk'urugero natanga rwakwerekana nyine aho itandukaniro riri, ariko itandukaniro ryo rirahari, ahubwo aho bidatandukaniye
naho ni ukuvuga ngo umugabo azakunda ibi, umugore akunda ibi ngibi. Keretse ubanye n'umugabo ukumva arakubwiye ko bijya bibaho. Hari igihe umugabo ugira umugabo agata wenda akaba yazana nk'akajambo wenda mwashwanye cyangwa icyo, ariko urumva abikubwiriyemo kumva arakubwiye ngo yaba ngo wakubona gusa ngo yuko uba nk'abandi bakobwa ngo byari bugutwara iki, wenda akakukomozaho. Icyo gihe uhita wumva ko arabikunda, cyangwa se wenda yabikoze hanze yaguciye inyuma, cyangwa se yarabyumvishe wenda. Ni urugero. Ikindi nshaka kumara impungenge ku bantu, ujye ukora ibintu uzi neza ko waganiriye n'umugabo wawe. Kupana kumva ko nyine wenda naje nkatera story nkavuga ku kintu runaka, biriya nta nubwo bikwiye kuba ikibazo, kubera ko ni umuco, niwo muco twasanze. Nuko wenda twe turi batoya, none abazadukomokaho none nta n'ikintu bazabizi, kubera ko natwe muri generation yacu ntabwo abantu babizi. Ariko uganije umwana wawe akabikunda sava. Ibyo byo kuvuga ngo hari abantu babonye batanga urugero ngo ubuse ngo uramutse ngo ubibwe umwana wawe ngo atazakenera gushaka, ugasanga uramuhohoteye ngo azaba nk'umusera. Kumva ari umusera azaba bifite bitwaye ibyo ngibyo, nta kintu bitwaye. Cyangwa se ngo aramutse ashatse umugabo ugasanga ngo aramuhemukiye ngo umugabo ntabyo yakunze. Gute se? Kandi iyo umuntu ari gukundana n'umuntu baganira, ahubwo hari n'umugabo mukundana, hari uwo mukundana akabikubaza mbere. Hari umushuti wanyu umugabo yarabimubajije, arimubaza. Noneho hari n'undi mfite we urumva ko akundi abantu babakundana babikora, ariko yaramubwiye ati wazambabariye ugakora ibi bintu. Niko yamwisabiye. Ni ukuri ko Imana umushuti wanjye arahari, nuko atabyandika muri comment, arahari, sibyo? So rero biterwa. Niba ugiye kubana n'umuntu akaba yabigusaba, nta kintu bitwaye. Ni nkuko urumva umugabo use navuga gute, use ni umuntu aje akangurira abantu ngo abagabo ngo ni mwisilamuze, ngo abandi ngo banze kujyayo. Ubwo nabyo ngo yaba yakoze ikosa, kandi nashe si isuku. Kuki se mutinya kuvuga no ibyo by'abagore? Umugabo ahari ushobora kuvuga uti ngewe umugabo wanjye mukunda adasiramuye, undi nawe akavuga ati ngiye umugabo wanjye mukunda adasiramuye. Ibyo rero nta mpamvu nimwe ukwiye kujya kuburana uvuga uti kwego mana yanjye uwo mugabo ngo wamushobora ngo kwego mana yanjye. Ibyo ntabwo babikureba. We azi ikimunyura, azi n'ibyiza kuri we. Nuko gusa kenshi tuzi ko umugabo nyine wisiramuje aba afite nyiri isuku, kandi bafite amahirwe menshi kuba atakwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, sibyo? Ugasanga rero iyo abashije kubyumva ni byiza, ariko iyo atanabyumvishije n'ahandi usanga noneho we yari umuntu wirirwa ugendagenda bya bindi bavuga ngo abagabo ngo gutya ntabwo banyurwa. Usanga abo badamu bahorana ama infection adashira, ugasanga bahorana ibibazo, ugasanga nta suku. Umva nyine urumva sinzi, ntagomba numva nyine ibyo bintu ukuntu byaba bimeze. Niba bavuga ko kimwe nuko hari umukobwa ushaka kuba ntabwo nta muntu yimwe yigeze aryamana nawe ngo amenye ngo usiramuye n'udasiramuye, usibye kubira kuri televiziyo, kandi ibyo bintu ntabwo yabibonye akabana n'umuntu gutyo. Ubwo rero iki gihe yasanze atarabikoze, se ubwo yabimenya ate? Ajya kubimenya byaramaze igihe, cyangwa se wenda umugabo yamugirira impuhwe, cyangwa se wenda umugore byaba nta kintu bimutwaye, n'umugabo akabona nta kintu bimutwaye. Buriya kenshi abagabo ikintu bakora, abagabo bakunda gukora ibintu abadamu bababwiye. Iyo umugabo agukunda akwitaho, ntacyo adakora kugira ngo akore ibintu bikunyura. So rero niyo mpamvu nari ndimo babwira ngo mbamare impungenge. Ku giti cyanjye nta n'umwe ufite ikibazo, keretse umugabo wawe iyo wenda agiye nko hanze akumva wenda hari itandukaniro. Abagabo buri ubundi umugabo niwe wagakwiye gusobanura, keretse umunsi nzabona umugabo. Ikindi kandi nanone niyo nabona umugabo, ntabwo umugabo yameze nk'abandi bagabo, sibyo? Rero umugabo wawe afite ibyo akunda, n'uriya mugabo afite ibyo akunda. Nkuko nanjye umugabo wanjye ashobora kunkunda, wowe akaba atagukunda, kandi ubona wenda uvuga uti se Kalisi yandusha iki, cyangwa se nanjye nkavuga nti usuriye yandusha iki, gutyo. Ni nkuko umuntu ashobora kumbona akabona ndi mwiza cyane, undi akavuga ngo atakuzuriye buriya, biterwa, sibyo? Kimwe nuko hari umuntu mubona mwese mukavuga uti sha umva uriya niba muri kubona ububi bwe sha mwarasaze, sibyo? Ugasanga abantu bose bari kubihurizaho. So rero ni iki kintu nkivuzeho, nta nubwo nzongera kukigarukaho, kandi nta nubwo nigeze nkora ikosa kuvuga kuri icyo kintu, kubera ko ni ikintu twakuze tubona, ni nkuko umuntu naza akavuga ngo abakobwa ngo gushaka ngo barabikoze ngo ni icyaha tuzabivuge ngo ni byiza se.
umukobwa w'umwari yagashatse ari isugi ariko kubera ko nyine isi yahindutse ibintu byagiye bimera birya barabyakira nese umugabo yanze kuba yashaka umudamu umukobwa w'isugi cyangwa se umugore we yanze kuba yashaka umugabo utarabikoze na rimwe nta kintu bitwaye ibyo ngibyo n'ahantu bihuriye kubera ko ariko nanone uko byagenda kose ntabwo bivuze ngo umuntu ushatse warabikoze ngo bivuze ngo ni ikirara kubera ko n'umuntu ashobora gushaka ari isugi ejo akararuka pe akararuka kubera ko yaranumvise n'ukuntu bambwa n'ibinamera noneho haza undi muntu buriya umuntu utarabikoze arifata cyane kuruta uwabikoze haza undi muntu umushira muri mudu n'ibiki byose ugasanga arabikoze kandi waravuze ngo neho kwizerwa ngo umuntu ngo wamaze imyaka 30 ngo ntacyo arakora cyakora nyine urumva baba harakana wenda baba batandukanye bitewe wenda n'uburyo bameze ariko umuntu wabikoze washatse nyine yarabikoze ashobora kuba umwana mwiza cyane kimwe nuko ashobora kuba mubi n'undi washatse atarabikoze ashobora kuba umwana mwiza cyane cyangwa se akaba mubi kimwe nuko hari umugabo ni nk'ibyo twavuga nuko kimwe nuko hari umugabo nta mutipe z'uruvuga ati reka ngeze nashaka isugi bibaho kuvuga avuga ati reka ibyo bijya kundushya si biki umuntu andiraho n'urugero cyese kaye kuvuga umuntu aravuga ati nta namushatse ntibyareba sinzigera nshaka ni nka rero n'ibyo bintu bimeze hari umugabo uburaho uvuga uti njye umukobwa utaraciye imyeyo ntacyo yazambwira cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe ntago abikubwiye wenda ko kundi abahungu n'abakobwa muryamana urumva cyo cyiciro kivuyemo niba ndi kuvuga ngo muryamana ugasanga asanzwe wenda utarayiciye akaba yahita abinenga wenda ibyo ngibyo akafata akaraka cyangwa se nagera cyangwa se rimwe na rimwe asanga wenda arayicaka avuga ati akaraka sinabivamo yase nibiki sibyo byose buri kintu cyose ni amahitamo y'umuntu buri kintu cyose ni ibyo wahisemo ni bitewe n'icyo wagendewe ni nko nshobora gukunda inzu ya etaje undi agakunda inzu isanzwe ya chateau imeze neza urumva ugasanga ubwo simbizi n'urwo rugero ntanze ari rwo chateau n'inzu isanzwe urumva ako ndumva ari byo ugasanga ntago amahitamo y'abantu ajya aba amwe sibyo buri muntu ahitamo ibye ni nkuko nkunda ifiriti ugasanga umuntu arakubwira ati sinshobora kurya ifiriti kandi abantu benshi turabizi ko duhurira ku ifiriti rero urumva akenshi uba ukwiye kurebera ku muntu mukundana uba ukwiye kureba ku muntu muzabana kuko rero ushobora no kureba ku muntu mukundana ugasanga si nawe muzabana sibyo rero cyangwa se ukajya wumva ibintu muganira mu biganiro mugirana ubaye bizi neza ko mwashatse ushobora no kuba uzi neza ko yagutereye ivenda mwarakoze civile wakumva ko icyo kintu yakikubwiyeho ugatangira ukabikora nubwo kubikora gukuze birushya ariko hari uburyo kibyihuta hari abantu benshi arabona ajya mbona babikorera abantu urumva guys so rero dukwiye kugerageza tukajya twumva ibintu kandi ikindi niba wumva nabi hari ukuntu abantu bumva nabi ushiraho nk'ikiganiro ugasanga umuntu none se niba uvuze hari nk'akantu navuzeho ndavuga ngo urumva iyo umuntu wenda ngo atandaraje nese iyo umuntu yicaye nawe batandaraje sibyo ugasanga umuntu wese ubundi iyo bari kubwira ngo wenda ujye nko kubyara bakubwira gute abantu muze kunsubiza muri comment barakubwira ngo shira akaguru hariya akandi hariya ni ikinyarwanda kwicyo abantu usanga bakomeje ibintu babigize ngo ibintu binini cyane ni ikinyarwanda kwicara nabi ntago wajya kubyara ngo bakubwiye ngo icara nabi oya barakubwira ati tandaraza sibyo bakubwira ati sunika umwana nese umusunika ubumbye amaguru rero ni rwo rugero natangaga mvuga ni akenshi iyo umuntu yayiciye cyangwa se undi atarayiciye usanga hari ukuntu bitandukanye wenda mbivuge gutyo hasi ngo mbivuge mu buryo wenda mushaka rutse ko abantu naje kuransanga abantu ntibajya ntibanyurwa iyo muri kumwe abigiye usanga umuntu wanditse naho comment reka rambasetse ari umuntu nabonye muri comment ari umutipo hari aka video umutipe yageze gushira kuri Instagram yiwe ntabwo nshaka kumuvuga uwo mutipe noneho njya kubona mbona ashaka umukobwa afite umwana yigaho uwanjye yiga mbona yakomantinze ngo usi yavuze ibicya ndebye ibintu yankora uzwi yuko hari none byaransigeje mbwire ku mushuti wanjye arambwira ati yewe reka nubwo iyo nkuru atari yo twari turiho uzi yuko natumye umuntu urabona nk'uko naba
mfite inshuti yanjye wenda tuvuge Mpinga noneho ko nabonye Mpinga avukana na Ngwino nkahita numva ko na Ngwino atampemukira nkaba ndamutumye kigenda byibuka nari ndi Faisal umwana wanjye bamwopeye noneho uwo mumama ni nayo wari wambwiye ngo umwana wawe uzamujyanire Poussin n'umwana ni heza imeze bite ndavuga ko wamugani wamujyana niba nta kibazo kirimo sibyo umva niba wamugani bigisha neza kandi kuko nanye nkurikiranye nsanga rwose n'ikigo cyiza kigisha neza noneho ndangije urumva icyo gihe amafaranga nagomba kwandikisha umwana ariko nsanga ndi kwa muganga ndambwa ntese nkohereza amafaranga nta kibazo wamunyandikishiriza inshuti yanjye umwana wanjye yagombaga kujya mu wa mbere ibintu sha byarambabaje mbonye commentaire yanditse navuga ko abantu nabagome noneho urumva nagombaga umwana wanjye yagombaga kujya yari ari mu wa mbere agomba kujya mu wa kabiri ariko kuko ikigo yigagaho wenda hari ukuntu natekerezaga ko bashobora kuba bamusubiza nk'inyuma hari ikigo yigagaho Nyamirambo urumva nacyo cyari cyiza ariko hari ukuntu nyine ari ibigo uko bigenda bizamuka bashobora kuvuga ati kwa katigaga hano turamukoresha ikizami cyangwa se turabihindura gutya urumva noneho umwana wanjye icyo gisha byarananteranyije binteranya na papa w'umwana urumva bizanamo nyine conflict sibyo noneho mwohereje amafaranga mbaza ngo yari yanyatse amafaranga nyine muri primaire nomwohereje icyo gihumbi 692 harimo yo kwandikisha umwana harimo ibiki harimo na minerval harimo ibiki umva nshuti yanjye uzi ikintu cyabaye ntagiye nkura umva nanamagaye mu muntu w'icyo genda bimubwira ndangije umukobwa umugabanye kuryara namwita ko se gutohereza umuntu amafaranga gutyo utazi yakohereje sindangamuntu yabyaye ndamwandishana umushuti urumva nago yabikora umugabanye nyine areba kurambye ati ibyo ntabwo ngomba kubikora ugomba gutegereza cyangwa se ukareka nanjye impamvu nabikoze gutyo urumva umugabanye nawe twa turi kumwe ndambwira se sheri waretse urumva ngiye yanayampaye yumva ko ari njye wigirayo cyase nzigirayo urumva rero biba ngombwa ko mbona ko umwana wanjye nari narafite amashyushyu ko agomba kwiga hari ikigo wumva ko umwana wawe batamuhaye ishuri rubangamirwe rumva umeze nabi ndavuga reka mbikore gutyo ariko umugabo wanjye agira arabyemera yari yabanje kugira dute ariko agira arabyemera hangije ikintu cyabaye umugabo wanjye cyakora twaratashye yagiye kureba ahantu sinzi indangamuntu yantumye indangamuntu n'udufoto tw'umwana umugabo wanjye arambwira ati reka ngende ntumushire ndebe n'ahantu aba kugira ngo wenda ayo mafaranga yagize dute nyine umugabo wanjye nyuma nyine ahise agira dute tugiyeyo agiye yaramubona n'ahaba umushuti yanjye yaranyandikiraga akambwira ngo ihangane ndamwe se abandi bana ko batangiye kuko urumva nk'ubu batangiye kandi abandi ntabwo baratangiye nyine bafite ukuntu batangira nka mbere y'andi cyangwa se bagafata nka detente mu gihembwe hagati gutyo noneho ndambwe se abandi bana ngo urumva akanyamuha kode ngo iyi kode ni uzajya uhora wishyuriraho kumva ikintu yakoze yafashe umwana we afata n'undi mwana w'umushuti we afata n'uwanjye bose aragenda bashira umwanya umwana wanjye agomba kwigamo warabuze arangije afata umwana wanjye amusubiza muri maternelle yari ari mu wa mbere atamushira muri maternelle ya 3 ibyo bintu byarambabaje noneho kanyanyoberwa ibyo ari byo ikintu cyabaye namaga mama w'umushuti wanjye ufite umwana uhiga muwazi uko bimeze ngo ati kuki utambwe namwe nago nabyibutse niko kuvuga n'umuntu uko akari wari wambwiye ibyo cyo kigo nago nibutse ko umwana wayigaho ngaho ahubwo mbitekereje ubu ngubu mwana mamaga mama arambwira tuzaze ngo yerekeze umuyobozi w'ikigo nago nirikandika kumuvugaho izina rye nanjye kubivuga noneho ndangije akabantu bahazi bahise bamumenya ndangije njyayo arambwira ati kuki utabwiye no muyobozi w'ikigo ko ibyo ni amahano nta nubwo bijya biba ntibyari no kuba urumva ngo yari yashatse ko abana batatu sinzi uburyo ngo yari yabivuze ko arabe urumva impamvu batari bana banditse ndabona yari babonaga wenda atarabaye ibyangombwa byuzuye arababwira ati kuko iyo ufite abana batatu ngo ukora discount bagura nka 50 urumva we nicyo kintu yashakaga sibyo ubwo ikintu cyabaye rero umva naragiye njyayo mu gitondo nsanga umudamu niho ari ndaje mutambwira umuntu niba ari secretary wabo niba ari sinzi uwo nabwiye n'umudamu nahasanze ndahindira mugana none se ko umwana wanjye namwandikishije akaba atari kwiga ati nuwuhe se ko umuntu atanditse nti yadubwiye ko azamwandikisha ko nta kindi yatubwiye nsanga yo kumwandikisha nayo ibyo byose nta kintu na kimwe
inshuti yanjye umva mpita mubona aho ngaho yaje mu kigo niba yari yabyumvishe ko nshobora kuhaza ko nari maze iminsi mpamagara mwanisha natashye nzigirayo urumva yarambujije ngo azambwira nategereje narahebye ikintu nakoze rero nahise njyayo nahise nakomubwira mwana ko utari kutishyuye mbimubwirira aho ngaho n'ukuri kw'Imana mbwira nise kutishyuye kandi narwaye amafaranga kwishyura ngo urumva nsanga harayafite mu gikapu nubwo yari yuzuye mpita mbwira ntiyatange kugezana n'izi saha hari 100 byanjye atigeze ampa ariko nararebye ndavuga urumva bimaze nk'imyaka bimaze imyaka 3 umwana wanjye umva amaze imyaka 3 so rero uyu ni wa gatatu nyine agiye kwiga umva imyaka 2 urumva so narebye ndavuga rero nakundi nyine akataramagara barya soko ariko hari igihe umuntu akubabaza no nkako ka comment sinzi ukuntu akarebye ndavuga ko abantu bajya batekereza ko nanamuhamagaye namwani koko uzi ko umuntu ngo ashobora kuguteranya uziko ubaze ngiye narisobanura ngavuga ati se narya amafaranga y'umwana se wanjye se gute se ukisobanura yanteye umva yarambabaje ndamuhamagara ndamwana ntese ntiko wampa amafaranga ntumpa yuzuye uzayampa basi ahita nkupahita namburuka yaba nahise mpamagara mu muntu nawe ndamubwira mwana arambwira atego ko mana yanjye umukobwa arangiye kumuvuga nawe namuvuga izina tuyu nguyu uti niko ameze ibazwe na muntu wamuzi umva na muntu aramuzi pe umuntu aramuzi kuko hari ibintu kera tukiniga najyaga mbwira ngiwa ahubwo nuko nanye ntigeze mbitekereza rigena yanumva ngo sister wanjye ngo hari abantu ngo afite ideni ngo naga hari muri iyi minsi ugasanga nyine ariko ibyo ngibyo nawangiye kujya mu bya famille yiwe ugasanga ndamubangamiye ariko urumva ariko ugasanga hari ibintu nyine umuntu agukorera ugahita uvuga uti mana iyi si ni hatari yarambabaje niwe muntu wambabaje niba ari ikintu kimbabaza umuntu mbabaza ku kintu cyerekeranye n'umwana wanjye sha ariko umuntu nyine ashobora no gukomantinga akavuga ku mwana wawe ukumva rwose arakubangamiye wenda ukumva umuntu wawe wenda akubise nk'umwana akamukubitiye uwe ugasanga nyine hari ibintu nyine hari ikintu nyine umwana w'umuntu wundi nicyo sinzi ukuntu nabivuga ni nacyo kintu cyambabaje cyane bazi ibintu mba mvuze hano byarambabaje ari ikintu cyanatumye nanabyibuka nuko iyo comment nayivuze ni nayo mpamvu uyu munsi ndapanze kuvuga kuri iki kiganiro nta kintu ndavuga kibi numva nyine kwa kundi uvuga ikintu ngo ukicara ukavuga ngo wakoze ikintu kibi none ikindi kintu hari abantu bagufata ugakata nk'akantu kamwe ukagatereka hariya buri muntu wese akaza akigana cyangwa se agakoreramo agashaka nk'ibintu akavugaho kubera ko arashaka ko bakuvugaho cyangwa se none hari abantu babazi ngo urashaka gutwika ngo yagupostinze ngo yabikoze neza uziko hari umuntu hamwe ngo nakubonye hano hantu ngo biriya ni sawa ngo biriya ni sawa ngo wamamaye wamamaye siki reka kwamamara ni kimwe no kwiyamamaza ni kimwe no kugira icyo wakira ni kimwe no kugira ibyo winjiza n'ibindi njye ibyo ndimo ntago ahanini nukuntu kungurana namwe ibitekerezo abantu bo kuri Clara TV show ariko ntago ari ibintu byo kuvuga ngo gutwika ngwe hose nta kibazo nkwitse wenda upinize nk'ikiganiro cyane kuvuga uti ikiganiro cyose mu kirebe aho ukata akantu kamugamije ariko umuntu yakata akantu ukabona ko atari cyo yaragamije ariko ibyo ngibyo rwose umva turashikamye hari abantu bashaka kuduca intege ariko ngewe mari kugira ngo nganire namwe guca imyeyo ntago ari ikosa abantu benshi urumva bari babigize ikibazo ugasanga ariko n'umuntu muri famille yavuze ngo nabonye ngo aravuze ngo kumyeyo ngo ikintu biki kuvuga guca imyeyo se ni irihe kosa ririmo nta kosa ririmo nongera mbasubiremo n'ubwo ndongera mbisubiyemo nta umva yego kumaranye ugasanga nk'umuntu uza nk'ikintu runaka ubuze uburibu yaza ngo wavuze ngo kuguca imyeyo gute se ntabwo ibyo bintu bishoboka nabo rega ni abantu ntuzajya mubona bafata abantu cyangwa se bagira abantu bagira hari ibintu biba byarengeranye kuko baratureberera nanjye nakoze ibintu bitari byo rega nawe ibyo ari byo byose uri gukora ikintu kitari ubusa nk'abantu bajya bapostinga umuntu ugasanga umuntu yavuze umuntu ngo yapfuye atapfuye wagize ngo nawe ntabwo babizi ko ari ikosa ari gukora se ntabwo rero njye nakora ibintu kubera ngo views ni nziza ndazishaka pe ndazishaka niyo mbonye ikiganiro cyanjye mutakirebye birambaza ariko nanone ntabwo naza kuvuga ikintu kibi ngo kugira ngo mumpe views wapi no kuba nakora wenda prank na mama wanjye cyangwa se kuba umuntu yatera comment ngo mama wawe se ngo araho cyose mama wanjye nyine
ngiye kubona afite abavandimwe no mama wanjye naba ari tube turi kumwe kuba twaganira cyangwa se tuba twatera story ni ibintu bisanzwe uzi yuko ubundi inaha niba ari muri Afrika niba ari mu Rwanda gusa simbizi ubundi ahantu abantu bakomeza ibintu ngo mabukwe ngo niyasangira ha ngo nawe okay biterwa n'uburyo muba umuntu ari kumamaga biterwa n'uburyo mwarezwe cyangwa se mwabyakire cyangwa se uburyo mwarakuze ariko hari ubu mabukwe ntago yasuzanya ngo n'umuhungu we n'umukwe we ugasanga abantu babigitse intambara ngarere ngo aramubonye hano ngo ahantu atagomba kumubona niba uzi ko uri umumama ukaba udashaka umukwe wawe kubona ahantu nyine habi nawe urabizi ko ari ahantu habi wihajya ariko kuba waganira n'umuntu uko mwaseka kuba mwasangira kuba niba tuvuge mama w'umugabo wawe aho agacupa ngo ntiwakamugurira ngo nuko ngo kurekereka ngo ntiyanywera inzoga ngo aho ngaho niba ari yanywa se niba ari kanywa ikibazo ikibi ni ukwandavura nk'upapa wanjye ngo ntiyanywa agacupa ngo twakoranye ikiganiro kandi ari kanywa kuyanywa se misi mwese ajya kubiyereka ngo ari kunywa fanta papa wanjye ntiyanywa fanta pe reka ikibi ni uko yarengera kandi nawe abazi urugero ageramo abanisaziye so rero tugakomeza ibintu tujye tubyoroshya inshuti zanjye turi gushaka amahera ariko nanone tuba turi kugira ngo tukungurane ibitekerezo tube turi kumwe nzi umuntu uri kumamagara rwabona ari muri ba bantu banje bo kuri Clara TV show so ndabakunda cyane rero mbifuriza ibyiza impamvu mba mvuze ngo reka mbaganize kuri ibi ngibi ibyo bintu byarambabaje by the way byarambabaje cyane nyuma nyine birarangira umwana wanjye nasubira inyuma nibyo nicyo ntanababwiyeho yasubiye inyuma yiga natangira ndavuga ko ari ikigo cyiza reka ntacyo nihangane wenda atangire zero ari igihe wasari natarazi buri kintu cyose nyine ngiye kimbaye ndavuga nti nta kiba kidafite impamvu ari impamvu Imana wenda wasanga wenda we yazi ko mpemukiye wenda ari n'Imana yabikoze kugira ngo azamuke neza mpita mbyihora nyine mbisoza gutyo so nkomeje gushimira abantu mukomeje gukora subscribe comment and share mbabwira ngo niba uri umuntu wa mbere urebye ibiganiro byanjye ukande kuri ako kazogera niba uri umuntu wanjye w'imbere ndakwinginze ngo ukomeze ushyigikire ni byiza ko nashyikirwa nawe tuziranye ariko nawe niba tutaziranye kandi akora ku kantu ujye uba mu bantu ba mbere bareba ibiganiro byanjye ndabakunda cyane rero Imana ikomeze kubarinda mwari kumwe na Clarisse kuri Clara TV show ciao ciao na ejo